ngewe Diane hari ibyo ntagomba kuvuga beza cyangwa abagore beza aribo baruha yego ariko ngo kabyara Theo Imana iguha umugisha aravuze ngo kubera icyo ababyeyi beza afite isura nziza baseka neza urugero ntabwo urugero oya ntumbeshye Mana iki kiganiro ntabwo gikumva Theo Imana iguha umugisha aravuze ngo kubera iki abantu beza aribo baruha iteka umuntu ufite umutima mwiza ni uhura n'ibibazo no gusenga cyane ukuntu kuri tugasenga cyane kuko uko byagenda ko Satani n'umugome kandi Satani asanga wari uhagaze ntasanga umuntu udahagaze cyo ni cyambere asanga umuntu uhagaze niyo mpamvu birivuga ngo nuhagaze yirinda tagwa cyo ni cyambere icya kabiri tugasenga tukongera tukanizera Imana hanyuma kandi abantu bakagira kwihangana Yes, reka nonye mwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose impande zigize isi dutuye ko arenye. Reka nanjye mwifuriza umugisha Imana wako subscribe naho turakora subscribe share comment kugira bisho kugenda neza cyane. Hanyuma reka mbwira abasazu y'Iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru bari mu girwa gatatu babwire ngo umugoroba mwiza cyane. Ku bantu bareba cyane cyangwa bagifite amaso yo kureba urabona ko ikiganiro tugikoze ari nimugoroba ariko byari ngombwa kugira ngo tugikore nimugoroba. Hanyuma reka tubwire diaspora twabwira ngo umugisha w'Imana wabonekewe imbaraga zibaze wabonekewe uyu munsi wa none tugira amahirwe ko turi kubona umushumba turakwakira umushumba Imana ibaho umugisha nitwa Pastor Diane kugira ngo tumaze kumenyerana umumama ushima Yesu umumama ukunda Yesu urimo Yesu urimo Imana kandi umumama wishimye ndikubona guseka rwose uyu munsi wa none ndumva nishimye nshimira abantu bajya babona natwe abadukunda abakoze subscribe abakoze like ndetse na comment Imana datibaho umugisha yego hanyuma uyu munsi wa none ndagira ngo dukore ikiganiro ariko mbere ko twakora ikiganiro kataba tugusaba dushyira imbere y'Imana yego Mana turagushimiye kandi turakubashye tugushimiye ko turinze umugisha wadukurikije mu izina rya Yesu amen yego amakuru y'iminsi Savanda ndashima Imana umwe mu bapasteri uyu munsi tujye kuganira tugize amahirwe yo kuganira mu bapasteri bakoreye Imana abadamu isaha tutarumva inenge hamwe abagwa abantu twagiye tubumva nyuma yuko amatorero afunzwe twagiye kumva abapasteri bamwe bagiye bakora amakosa atandukanye w'imbaraga bazivanye rero ikibazo kijye kibaho urambajije ngo hari abapasteri bagaragaye amakosa bakoze wenda binyuranye n'ibyo bagakoze ariko iyo hari ikintu mwirengagiza pastor ni umuntu yes uko nukuri nese yo kutegeza ufata ujye kuri YouTube wigishe ngo uburyo amazi uburyo bimera byose kutegeza ubikora oya nta nuguri ari umuntu ari pastor oya oya ntumugaro uriya muntu ikiganiro nakoze bwa mbere babarana tumuvugeho abakunzi bacu bazaje ku Manzi TV bazanye ndabigusa oya ngari pastor uriya muntu yafite n'itorero oya si pastor yafite n'itorero oya ntabwo yigeze yimikwa yari imitwe pastor nabwo arabyemerera okay reka mbyemeze kuno birashoboka ko ashobora kuba yarabivuze akeneye views izi views nazo zadukoraho oya se kandi izi views zadukora ashobora kuza akavuga ati nakoze ikiganiro cya ari gihe dukora ibiganiro noneho bigacurama bijye bimbabaza ari gihe dukora ikiganiro ntibakireba noneho nk'abantu mujye mungucyara mwumve ko iyo mutandebye mbabara noneho kigacurama iyo gicuramye ndavuga se Mana noneho ejo uzame ikintu kiri butume kirebwa kugira ngo abantu bagire gute bakirebe rero igihe yasanga cyane abantu badukurije bafite ikibazo aho umuntu ashyiramo ibintu avuga iby'Imana so ntibabihe umwanya noneho bakareba za nkuru zidafite umumaro inkuru zidafite agaciro ariyo mpamvu ubwo yazanye ibyo bintu nge ntanavuga ko nge ntabwo nabisubiramo kuko ubivuze nge ntabwo mbyemerewe oya se ujye urabyemereza ko ngewe ari amagambo ya ubundi bitataye kuba muzi Jackie w'umunyamakuru yego izo Jackie ntiyasengera iwiwe ntabwo abonye ikiganiro Jackie nawe akaza bati njye nasengeye kuri umupasiteri ariko ntabwo nari mbizi yuko yararanye umugabo w'abandi imyaka 2 yose aduhanurira na biriya bintu yabikoze Theo ushobora kuba pasiteri ariko ntugire indangagaciro kirazira birashoboka ari abantu baba pasiteri ariko ntibasigeza ya mico yo bari bafite hanze ese uri pasiteri birashoboka nkwereka urugero sibyo
ubundi kuba pasiteri izina bita pasiteri ni izina ry'inyacyubahiro ngenda rikunda izina ry'inyi ndarikunda ubu niyo mvuze ndavuga ngo nitwa pastor nuvuga ngo rirabanza njya kuvuga de nabanje pastor hanyuma tureke no kuba ni pasiteri mfite imana nubaha kurenza abantu iri zina rero ngomba kuryubaka ariyo mpamvu uyu muntu wavuze ibyo bintu ntashaka kumutindaho cyane abo nshaka kumutindaho ngo tumuteho umwanya wenda ni views yishakiraga nta wamenye iby'umupasiteri yego nta wamenye ushaka tukimukiyeho kuko ntago ari cyo kiganiro cyanze uyu munsi none nzinduwe n'ikiganiro tujya kuganira isa ntabwo twirengagije kuri pasiteri ariko inshingano z'ubupasiteri tugiye tuziritse gatoya tuganire umubyeyi w'inararibonye rwose nta kibazo kubera iki tubona ababyeyi beza cyangwa abagore beza aribo baruha yego ariko nk'uko byarangwa Theo Imana iguha umugisha aravuze ngo kubera iki ababyeyi beza bafite isura nziza baseka neza urugero ntabwo natanze urugero oya ntumbeshye Mana iki kiganiro ntabwo ndikumva Theo Imana iguha umugisha aravuze ngo kubera iki abantu beza aribo baruha iteka umuntu ufite umutima mwiza niwe uhura n'ibibazo umuntu ufite umutima mwiza umuntu ugira impuhwe umuntu ugira imbabazi ufasha abandi kenshi niwe baruha ni cyambere cya kabiri buriya umuntu hari igihe umuntu agira umutima muzima akagira umuzayibona umuntu ugira imbabazi umuntu ugirira neza abandi burya ntabwo wabimumba bimwitura ntabwo wabimuha rero kuba abamama beza aribo baruha navuga ngo ni uko bagira umutima mwiza hari ikintu kimwe baza bavuga bakavuga ngo ubwiza bw'umukobwa ntabwo muza kuruha none se sibyo hanyuma turaza kwifatanya nuko bavuga ngo hari igihe umukobwa n'undi yirata ubwiza bigatuma asuzugura ni umugani kinyarwanda ikintu nkuyemo turashimira Imana ko abari muri Kristo Yesu bataruha nanone uteze kandi tubona bajya ku mbuga nkoranyambaga ikibazo mufite buriya ndibuze kuvuga ariko umuntu aba afite umuntu mwiza umuntu nyine akaba afite nk'umuntu mwiza ariko ntabiha agaciro nyine kuko numva ubwiza bushaka gutuma umuntu aruha nyine bugatuma ahora n'ibigeragezo bajya bavuga ngo umugabo ngo arongoye umugore mwiza cyangwa se umugore mwiza ngo ntamwizera ngo afite ubwoba ko bazamumutwara ariko ibyo barabeshya n'ukuri kandi noneho ubu ntekereza ko gusa umuntu ufite umutima mwiza kenshi araruha iyo uri umuntu mwiza ugira imbabazi n'impuhwe abantu baragukomeretsa hanyuma uramutse ugiriwe amahirwe ugasura nk'imyaka 18 ni iki utakoze mu mukobwa wawe ubona wakora usubiye inyuma 18 nko mu myaka 18 kugera 25 nibyo utaba warakoze mu bukobwa bwawe cyangwa mu bukumi bwawe ubifuza kuba wakora ariko bitewe n'igihe bitewe na tayito bitewe n'inshingano icyo uri cyo bikakubuza kubikora Theo Imana imuha umugisha mbajije ikintu gikomeye Theo aho ntagomba gusubiza kubera ikizi ndahacitse kubera ko hari mwibanga bantu bacu badukurikiranye kubera ikizi hari umugabo bita Bikemu uramuzi yabajije umukobwa witwa Gogo aho Gogo arakabwira ngo nawe ujya wumva ashaka umugabo nawe yashakanye ngo biriya byiza abantu bose barwanira ngo njye kuki ntabivura ndi umuntu nyine erega nibyo nawe ni umuntu none nawe ndakubajije ngo nta kintu cyiza uzi wakora backup ku buzima bwawe kavuga ngo ibi sinigeze mbikora ariko aho ngeze mbonye aya mahirwe tuzi si impamvu uvuga batarabona niyo mpamvu mwise mvuga ngo tuhihurire tube tuharitse sibyo hari igihe umuntu avuga bitewe n'igihe harimo noneho hakaba igihe ubucecetse yego twinjire uyu musore mu kiganiro uyu musore nongera ngaruke cyane ariko cyane nakubwiye ngo nubwo turi kuganira navuze ngo pastor tuje ku ruhande ariko sindevya n'undi kuri umukristo sindevya ndabizi ko uri umukristo hanyuma biterwa n'iki ko tubona abantu benshi cyane nongera ngacyo vuga cyane ku gitsina gore baruha benshi ari abagore kandi banasenga biterwa n'iki none se kankubaza ikibazo inshingano nyinshi no mu ngo z'abagore n'abagabo abagore bararuha rwose 100% imirimo myinshi bakuba mama cyo ni cyambere cyo kuri Burundi nuko n'abamama wenda bafite ibibazo by'imiruho ariko nsigaye mbona n'abagabo nabo basigaye baruha umugabo uhagutese nasi uyu mugabo avuye mu rw'akagenda kugira ngo ubwo ntabarushye ndagira ngo twinshirire aho ngaho ukomeza aho ngaho hari umukecuru wo mu cyaro waza kubwira umwana ngo nshimira yahagira ate aho
urabyumva ndagira ngo tuganire uyu munsi wa none ubundi umuruho ni iki umuruho umuruho ni igihe winjiye mu bintu bisa naho bikurusha imbaraga bigahinduka umuruho ni igihe umuntu ari mu bihe nyine bigoye hari icyo bita umuruho nyine ugasanga umuntu aruha nyine ari mu gihe gisa n'umuruho umuntu wese ngira ngo yahisobanurira nese biza bishoboka ko umuntu aba ari umukristo agashaka n'umuntu Imana ivuga akaza kuruha nyuma biterwa n'iye mpamvu akaza kuruha cyangwa bakaza gutandukana akaza kuruha nyine ubwo kumva ko gutandukana stili gutandukana kuruha igare gutandukana n'umugabo yabanye nawe Imana yavuze Imana yavuze bakaza no gutandukana kava mu ndagwubatse oya ntago ari Imana oya yagana tukubeshyira Imana oya ntago ngene nkwereke kambisubiremo ingo yazubatswe n'Imana ntago ushaka gusenyuka umugabo ashaka kuguta umugore yaguta agashira imyaka myinshi kuko ari Imana yarwubatse ikongera ikagubaka cya kabiri ubu dufite ikibazo cy'abahanuzi bashobora no kuza amarangamutima akavuga ati Imana irarwubatse mbonye ubana n'uyu muntu mbonye ubana n'uyu mugabo ariko atari Imana ibivuze tuze kureba Imana data yubaka iby'Imana yubatse ntago bisenyuka ibyubatswe n'abantu birasenyuka ariko iby'Imana yubatse ntago bisenyuka nukuri kw'Imana yego hanyuma uyu munsi wa none rimwe na rimwe tujya tubona abagabo bafata decision bagahuka mu ngo bakagenda turi kubona abadamu benshi bari kuza ku ma YouTube cyane bavuga ngo dukeneye abagabo ni ya minsi imbere ko tugezemo cyangwa nuko ari ryabo so akaza kuri TV ngo ngenda ashaka umugabo yego ngeneye umugabo uyu mudamu afite ihungabana cyambere ntago yifitiye confidence kuko kuvuga ngo ndashaka umugabo agomba kumenya ngo uko yahuye nawe ndi wa mbere atamukuye kuri YouTube ntekereza ko abagabo bo kuri YouTube ku ijambo ry'Imana aravuga ngo nubwo urwenya nzakureka oya Theo nkamusubiriremo niba njyewe Diane narahuye n'umugabo ntahuriye nawe kuri kamera sibyo ntamubonye kuko nje kuri kamera nkavuga ngo ndashaka umugabo kuri kamera Imana yampaye wa mugabo wa mbere yampa n'undi wa kabiri ntaje hano kubivuga kuri kamera cyo ni cyambere kuko Imana ifite imbaraga n'ubushobozi nekereza ko no kuza kuvuga ngo nyine umugabo kuri kamera hano ababikora ntimuzonye kubikora nta bupfura burimo nese ari kujya gusaba umugabo no kugira ngo uvuge ngo wowe wa mugore ngo utagira gutya mu buri bitagenda gutya nukoresha ibingibi bikoresha ibingibi ikizavuga ni iki bigenze bite hagati yayo yombi kuza kuri kamera ukavuga ngo nyenyeneye umugabo cyane kuvuga ngo umugore ngo utanyara ibyo bintu ntibivuga kuri aho ntabwo ndibyemere aho ukikigo ntabwo nacyemera oya kuki mutamenya abo muri bo banabimana oya niyo mpamvu kandi ngo niyo mpamvu ibyo bintu by'abantu mpamvu ngo abagore bo mu matorero b'abakristo batubaka ngo baguma ngo bambaye ibigunira Theo uri umukristo ibyo bintu by'abo bagore n'abagabo byaho ngaho ntabwo nshaka kuvuga kubera ikizi kankwereke urugero twebwe twimikwa mu gipasiteri hari indangagaciro bita kirazira uyu munwa wanjye urimi rwanjye hari ibyo bitasohora tureke no kuba ndi kamera niyo n'abandi mu nzira ngenda icyo kiganiro nakigisha abadamu turi twenyine mu rusengero mu badamu ariko hano public kuri kamera ubwiriza abakristo b'abadamu bakabyumva ibyo ndabyanze abanyamakuru muri beza gusa maze n'abandi bavati dore hano byaraje ibihambo bisubiza mu izina rya Yesu duhagaze kino kiganiro noneho ntabwo twajyagarika da Imana iracyanze ntabwo Imana icyanze erekana n'ikiri akoteho ntabwo Imana ibyanze ahubwo ngewe we ku cyaha giti ngewe Diane hari ibyo ntagomba kuvuga ngewe ibyo bintu muvuga byaho yego bitewe n'umutekano wawe hanyuma uyu munsi umutekano bitewe n'agakiza kanjye kandi kabiri ndi umunyarwandakazi nyine umunyarwandakazi yakwiriye kuganira kuri ibyo bintu ngewe ndiho kuyubaha nyine n'abandi bafite uburenganzira bwabo ngewe ni nge ukabashangaza ukabashangaza ibyo mu rusengero turabyigisha ariko hari ikiganiro cy'abamama hakaba n'ikiganiro cy'abagabo hakaba n'ikiganiro cy'abantu bose muri rusange abantu twongere tugira ubwenge ntabwo ibintu byose tugomba kubivuga kuri kamera hano ngo nuko dukeneye ama views oya erega turi abakristo hanyuma uyu munsi wa none turi kubona rimwe na rimwe abagabo bitora twongere dusubire kuko tugiye gusoza ikiganiro tubona abagabo rimwe na rimwe bagenda bitora ukabona umugabo aritoye atekeye imyenda aragutse aragiye akagenda akazunguza kuri finale akongera aragarutse uyu mugabo yitwa iki bayitwa umugore bayitwa umugabo
Imana iguha umugisha hari icyo bita amakimbirane asa n'ari mu ngo nyinshi wenda niho ndibuvuge bivuga ko ari akajagari aho sinzi ariko aya makimbirane ubundi kera nta mugabo ajya agahukana niho ahantu bicikiye rwose umugabo uturugo akahukana ni ikibazo kuko kera umugabo yagiranaga ikibazo n'umugore noneho umugore akahukana umugabo akajya kumucyura niwo muco wari uhari ariko abagabo bafite ikibazo cy'uko iyo avuganye n'umugore we umugore avuga ngo ndagufungisha agatinya gufungwa bigatuma turugo rwe ariko ubundi nta mugabo wo kwahukana ni ukuri mw'abagabo mwe mu nkurikirane hahukana abagore ntabwo hahukana abagabo ushatse kuvuga yuko abagore babahaye ijambo barangiza barirara oya ntabwo ndi buhageraho ntabwo abagore bahawe ijambo icyo ntabwo aricyo cya mbere icya kabiri abadamu bafite imiruho myinshi yatuma abadamu bagira ikibazo dore icya mbere nubyuka saa 9 kwa Mutangana urasanga abadamu babyutse kandi abagabo benshi mutinya inshingano nta bagabo baba barimo bo kwa Mutangana kanze ngaruki Theo kera umudamu yari wo kubyara akarira abana bawe sibyo akaba umudamu mama w'urugo none umudamu arabyukira kwa Mutangana akagaruka mu rugo agasanga hari imyenda y'umwana idafuze agabagiye mu myenda akaba aratetse mu by'ukuri umudamu ugasanga afite imiruho myinshi noneho nkubutse ko n'abagabo batubahiriza inshingano z'ingo zabo ugasanga urugo ntarwubahiriza kandi urugo n'urw'umugabo biravuga ngo kwifuza k'umugore kurangirire ku mugabo none ushatse kuvuga yuko bari abagabo bitora ubwo bagasohoka ari nta kibazo ariko baba bahunze inshingano ntabwo ndi buvuge ko bahunze inshingano cyo ni icya mbere nakubwiye ngo aya makimbirane ari mu ngo zabo ashobora gutuma akavuga ati kugira ngo umugore mukubite bamfunge reka njye muhunge ariko mu rundi ruhande nta mugabo wo guhunga urugo rwose nta mugabo wo kwahukana hahukana abagore nawe utekereza kuba uri umugabo ukikorera akamarete ngo urasohotse yego hanyuma turimo turagera ku musozo bitewe n'amasaha ageze turi kubona mwino minsi ya none urubyiruko rwacu turi kugenda ruzana ibintu viziyo sinzi ukabona giye kuri kamera avuze ibintu ugasaba umwana w'imyaka 15 avuze ibintu byo muburiri biterwa n'iki biterwa n'ababyeyi biterwa nawe yarerewe biterwa n'iyo mpamvu Imana iguha umugisha bundi hari icyo bita indangagaciro cyangwa se kirazira abantu bakabaye bafite umwana ukiri muto kugira ngo avuge ibyo mu buriri se navuga se ntekereza wenda ko ari uko twagize ikibazo abantu basigaye bakodesheje wenda ariko ntekereza ko nta mwana muto ubivuga wese muri 18 ikibazo cy'uko umwana wageze imyaka 18 muri iki gihe hariho viziyo arabyiga mu ishuri reka nabyo mubimenye mu ishuri barabimwigisha akabyiga nabyo birashoboka hanyuma Bibiliya iravuga ngo hazaza iminsi igoye niyo minsi turimo cyangwa oya iminsi igoye rwose niyo kuko turi minsi ya nyuma aho nyine umugabo aturugo akagenda kandi ari umugabo rega n'ikibazo gikomeye turi kubona rimwe na rimwe katwinje turimo turajya ubwo nimo ndakubaza tubazo kugira ngo dusoze ikiganiro kuko baze kwira n'abakunzi bacu bakubibona ko amakamera bitangiye kuzamo ibintu by'amashazo hanyuma turi kubona abakozi b'Imana bongeye gusoreza bakugenda batinyuka ibintu gasaba umuntu aramuvuga butumwa rumanuzi yabamutinganye turi kubona ibintu mbese turi kubona ibintu bimeze nk'ibyo kwa Sodoma muri Gomora Imana iguha umugisha akantu ka mbere kiraho abantu twongera amasengesho dusenge cyane ni ugusenga cyane ukuntu kuri tugasenga cyane kuko uko byagenda ko Satani n'umugome kandi Satani asanga wari uhagaze ntasanga umuntu udahagaze cyo ni cyambere asanga umuntu uhagaze niyo mpamvu biravuga ngo nuhagaze yirinda tagwa cyo ni cyambere icya kabiri tugasenga tukongera tukanizera Imana hanyuma kandi abantu bakagira kwihangana mu kuvuga ngo abantu bihanganirana hari ikintu cyo kiba mu rugo bita imbabazi ugasanga nk'umugabo ntiyabwira umugore ngo mbabarira n'umugabo ntabwira umugore ngo mbabarira ugasanga bose nta ucira undi bugufiya ariko iyo abantu baciranye bugufiya bigenda neza kandi ku bakozi b'Imana ho mujye mumenya ngo pastor ni umuntu Satani yamunyuramo n'abagakosa ubwo bivuze ngo uhaye icyayi intebe urabejeje oya Theo ntabwo mbejeje kasubiremo pastor ni umuntu uretse nsubiremo hari ujya uvuga ngo pastor aguye ngo nanjye nago nubwo pastor atabirimo ngo nanjye nago oya umuntu akwiye gutunga ijambo umuntu akwiye gutunga Bibiliya umuntu akwiye gusenga akaba imbere y'Imana hanyuma kandi umuntu agakizwa ashaka Imana adashaka pasiteri njye mumva kino kintu umuntu none se nk'ubu ngende umuhanuzi kamwe nk'urugero nshobora kwakira abantu bashaka ubuhanuzi ariko badashaka Imana
sibyo kuko muri minsi ya nyuma Satani ahagurutse biravuga ngo Satani azaguruka azenguruka amahanga yose hari ahantu Imana yampaye yarambwiye ngije guca mu bapasteri Satani azanye mu bapasteri mu bakozi b'Imana bavuga butumwa hanyuma ngo abayungurure agenda yungurura azabateza ibintu byinshi bitandukanye harimo inzara ndetse n'ubukene n'ibindi byinshi hanyuma icyo gihe uzaba amaso agahagarara azasigara akorera Imana neza ikindi kandi nubwo turi abakozi b'Imana tewo tubyibuke ntago abantu bose tuzinzira banyuzemo bazi yego hanyuma twegera ku musozo uyu munsi wa none ni irihe dini uratubwira izina mentioning izina izajya mu ijuru hanyuma utubwire ni dini ubona Imana itabamo bitewe n'ibyo bakora urambajije ngo ni irihe dini rizajya mu ijuru ni irihe dini ngo bitewe n'ibyo bakora idini rya mbere rizajya mu ijuru ni umutima wanje itazajya mu ijuru idini rya mbere kansubiremo dini nyakuri ni umuntu wakire Yesu umwami n'umukiza ni umuntu wamenye Imana akabatuka akava mu byaha iryo ni ryo dini nyakuri kuko idini tuvuga idini turaza kuvuga itorero kandi itorero ni njye yewe ndi itorero nintaba amaso nzarimbuka nimba amaso nzarimbuka niyo mpamvu navuze ngo idini n'itorero biratandukanye hari itorero nk'uko bavuga ngo ADPR kutuvuga ngo Zion hari n'idini yego oya ahubwo yose ni amadini oya yose ni amadini yose ni amadini yose njye niko bivuze yose kandi idini nyakuri hanyuma ni ikihe kintu cyatuma ni ikihe cyaha umuntu ni ikihe cyaha kiruta ibindi byaha byose nashobora kuba yakora kikabaza nk'Imana cyo wakora kikabaza Imana cyatuma n'urugero ubugingo bwa Imana narabwanitse ikavuga ngo nyujijemo umutuku usicyaye Imana yatuma cyabaza Imana ni igihe umuntu atakaje kwizera byonyine gusa ibintu byose uzabibarira igihe cyose waretse kwizera watakaje kwizera kabiri ugatuka mwuka wera gatatu ugatera Imana umugongo Imana irababara pastor katugushimira yego hanyuma reka nkubwire ngo gira nk'umuntu umwe wenyine usuhuza wemera ndasuhuza umuntu nkunda Kristo aragukunda komera ndakwikirije komera cyane Imana ibaho umugisha abantu bankunda mwese Imana ibamira umugisha yes katugushimire hari umuntu ushobora kugira ngo umugire inama cyangwa muvugane cyangwa musengane yakubona gute Imana ibaho umugisha wambonera kuri 0781 663 44 Imana datibaho umugisha yego yo wawe warakererewe utarakoze subscribe kora share like comment aho uherereye hose cyane nkunda kubivuga ngo nimba ufata umwanya ukareka ikiganiro cyacu hanyuma ukagisharinga mugenzi wawe Imana iguhereza umugisha hanyuma navuze ngo uyu munsi none kadusoza ikiganiro mabwira ngo umuntu wakoze share akarakinga ikiganiro akajya mugenzi we aze kunya inbox anyandikira ndamugurira amata reka tugushimire aho uherereye hose ibiganiro byacu nakagaruka ciao